bita kiramani. None se kiramani wavuga ko yakennye se yakeneshejwe n'iki? Ko uzi ko uwo bita Miki n'uwo bita Regis bari barashwanye, ubu ngubu ntabwo bari kumwe ahubwo noneho birenze cyane yongeye akagira. Ni nka bya bindi bavuga ngo aho yaciye n'ubundi biba byoroshye kuhanyura bwa kabiri. Uwo bita Miki na Regis? Oya biriya nta bucuti buba burimo ni bya bindi ngo aba besito, ariko ni bwa busambanyi bwabo n'ubundi nibyo baba bikorera, nta rundi rukundo baba bafite. Ni ibintu byo kwishimisha bagakora n'akazi. Buri kantu na buri nguni se? Buri kantu na buri nguni se sha. Buri kantu na buri nguni rero bari abajura uko biri, ntabwo barazana zagara za danje ngo batangire gushwana, ariko buriya ntituburamo. Life World TV murabizi ko ihorana gufata buri munsi. Uyu munsi twongeye twasuye umuhanzi Zuruhoze. Ubwo tubona ikirere cyabaye kibi. Kubikora. Bo bimeze bite se mwana? Ni fresh ntari. Ikirere cyahindutse cyabaye amase. Oya ibi ngibi bibaho aba ari ibihe. Kirima zihora zihindagurika, ariko urabizi izuba ryari ribishe mu minsi ishize, ariko urabona hari kwiyogoza hagahanuka akavura. Urabizi imvura yarayiguye ririya joro yari nyinshi kabisa. Ba nyiri uguhinga niba yarabagwiriye rwose, ngira ngo murongera murya imboga murya imbuto ibintu bigende neza. Imvura ibihe by'aba ari ibihe, tugeze mu kwa kane, nubwo wenda ibihe byagiye bihindagurika ariko ntabwo kwakwiburira. Ibintu by'amashowbiz ubikurikira? Ndabikurikirana cyane, bihora biri trend bavuga. Ese ubibona ute, ubyumva ute? Muri make ubibona nk'iki? Ibintu by'amashowbiz si ugutwika, si za prank bahora baduha n'ubuntu bwo kubeshya abantu kugira ngo abantu bahore mu rujijo babe attractive man. Ntabwo ibyinshi aba ari ibintu bitari ukuri, ni ibintu by'ibihimbano, ni amapuranga muri make. Aba ari ukugira ngo abantu bahore bavuga bati noneho bigenze bite. Ngira ngo wabonye nk'iraboro iri trend iyo bita kiramani. None se kiramani wavuga ko yakennye se yakeneshejwe n'iki? Kazi yakoraga se kahagaze? Ni ukuvuga ngo biriya aba ari ugutwika, aba ari ukugira ngo ibintu bibe trend. Ni ibintu baba bapanze, ntabwo aba ari ibintu byinshi, aba ari ibipangano. Ntabwo wenda habura n'abashwanamo akantu, ariko ziriya ni boro zo kugira ngo barangaze ba bantu babakurikirana. Kuvuga ko nyine kugira ngo bicururize ibyo bavuga batari byanyabyo. Ni ugucuruza, ni nka bya bindi byabazeho n'abayishi muri za ndirimbo zabo. Ntabwo aba ari ibintu birenze. Ese ko uzi ko uwo bita Miki n'uwo bita Regis bari barashwanye, ubu ngubu ntabwo bari kumwe ahubwo noneho birenze cyane yongeye akagira. Ni nka bya bindi bavuga ngo aho yaciye n'ubundi biba byoroshye kuhanyura bwa kabiri. Bari futira cyangwa byari uwo bita Miki na Regis? Oya biriya nta bucuti buba burimo ni bya bindi ngo aba besito, ariko ni bwa busambanyi bwabo n'ubundi nibyo baba bikorera, nta rundi rukundo baba bafite. Ni ibintu byo kwishimisha bagakora n'akazi. Urukundo rwabo ari rukeya hariya. Neza indaya ko aba ari nyinshi, ko atavuga ngo niwe wenyine ngo bari bumukomezanye. Urumva uko bari kumwe ni nk'uko bari kumwe n'abandi. Ariko niba ukurikirana zino showbiz, niba ugeze ukurikirana cyane, wenda zikurikirana ese ntabura kuzikurikirana gute kandi abantu batanga urugero babanye neza mu byo bakora ndi nk'abandi, kuko ngenda bazi nubwo wowe nabuzi, ariko ngenda bazi babanye neza se muri neza mu byo bakora mu buganiro bwabo se? Twavuga abantu bakorana ari nka equipe cyangwa ari babiri? Yes. Urugero rwa hafi mu rugero nge ndumva buri kantu na buri nguni. Buri kantu na buri nguni se? Buri kantu na buri nguni se sha. Buri kantu na buri nguni rero bari abajura uko biri, ntabwo barazana zagara za danje ngo batangire gushwana, ariko buriya ntituburamo.
nuko baba batarabishyira hanze, n'abundi bari abajura bo urabona ko bakirimo guhuza, baracyahuzamo gake ngira ngo dutangira kubabona ejo bundi urabizi baje kuko ureba ari nk'ibisazi si ubazi babaga bari ku buriri bari mu nzu y'ibyondo mani, ureba bameze nk'ibibwa ariko urabona ko bararyoshye, bararyoshye ku mihanda nibo barimo kuvugwa, ngira ngo n'igihembo warabibonye ko bakibahaye cy'abakomediye b'umwaka, ngira ngo ni ab'umwaka ibihembo ariko ubu wabonye ko babifashe, abakoze neza, ubwo rero ngira ngo bari abajura bo rwose bararyoshye, niyo mpamvu n'abandi bakoboyi niba batangiye gemu ntibagacike intege, bariya bakoboyi ba buri nguni na buri kantu buriya nubwo ntazi amakuru yabo cyane ariko bariya abajura batangiye kera cyane, buriya baje ari abaraperi, baje ari abaraperi barihiringa bikomeye, barihiringa cyane ariko bikomeza kwanga, baravuga ati reka tujye muri komedi. Bayigezeho binyuze muri komedi, babanje kwikubitishwa ubukomedi burabahira, noneho bwa bukomedi bikubitishijwe, noneho baravuga bati za nzozi twari dufite reka tuzikomeze, ariko ubona ko hip hop zabo n'ubundi ni ubufu, ntabwo wavuga ko ari abaraperi, wavuga ngo bari dangere. Rero nibyo byaba ibipfu ariko barabireba, birirwa basesengura ibintu biriho, ntabwo bavuga ibintu bahimbye, na ziriya ndirimbo zabo ngira ngo akenshi aba ari ubufu, ntabwo ari indirimbo wavuga z'umuntu w'umuhipopu. Nabo ni abasazi, impamvu bakora iby'abasazi nabo ni abasazi, ziriya ndirimbo bakora kuriya nyine wivuga ko ari n'abasazi, bagomba gukora iby'abasazi n'ubundi tukabireba. Oya ntabwo ari abasazi, ni ukuvuga ngo bari impamvu atari abasazi, ibyo bakora baba babizi, ahubwo yasi n'ubundi yasi ngira ngo urabivuze twahita ngo ikira ni fakibo, ni furishi, isi mbega yamaze kuzuramo ibintu by'ubucucu, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo bakeneye boro nziza, ntabwo bakeneye igicuruzwa kizima, bakeneye kumva bwa buntu bw'ubufuma, ntabwo umuntu yafata boro ngo yadanje ngo ayikurikirane, waragenda akurikirane mani biriya bintu, ngira ngo n'impamvu ingoma zacu batazumva cyane, bahugiye muri buno showbiz bw'ububifu budafashije n'ibyo ngibyo by'intuze bya buriya bukomedi bw'amase, ariko ngira ngo igihe nicyo kigenda kibwira umuntu, igihe cyo kiragenda kikabisobanura, igihe cyo nicyo gikora ibintu bya danje, igihe kizagera amatwi y'abantu yongera abe mazima yumva ibintu bizima. Yo isi yacu ngo yabaye ngo basigaye barimba ibintu bitarimo inyigisho, niko nyine nabivuga. Kuki wowe indirimbo uririmba zose ziba zirimo inyigisho, ese kuki utakora nk'ibyo bari abakora, ukumva ko wakora ibitandukanye n'ibyabo, nyamara n'ibikundwe nk'ibipfuye twumva hano hanze, ariko indirimbo zawe ziba zirimo ubutumwa ubwira abantu bari hirya bari hakuno, ndetse n'abandi badukomokaho ubu ngubu. Kuki wowe utagenda ku byabo ngo uririmbe indirimbo zitari, kuki uririmba indirimbo nyine ziri official, zirimo ubutumwa, n'umuri ngabo ngo uririmbe ibintu bipfuye cyane. Wowe ikibazo ubaza ndacyumva, urumva ni nayo mpamvu mba ndi kuriya gita kuri biriya biboro, njye ingoma nkora ntabwo najya kwikoreshwa biriya bintu ngo ikaramu yanjye nyangize n'impapuro, ngomba kwandika ibintu bizima mani bishobora, abahanzi ujye umenya ko turimo n'abahanuzi bamwe na bamwe, kandi turimo ababwiriza, iyo ubwiriza ugerageza kumvisha abantu wenda ibintu bizima, none abashenzi bo ikintu bari gukora barabwiriza abantu bya bintu bishobora noneho kubajyana mu rwobo, ngira ngo n'abakurikirana ibintu by'intuze by'isi cyangwa se n'iyobokamana, kuri bamwe baryemera uretse ko hari n'abatabyemera, ngira ngo ahari baba banavuga ko igihe kigeze, bavuga ko Yesu agarutse, imeruka igeze, bimwe wumva ngo ni imeruka, we gonna end, ngira ngo no muri Rangoma bye bye peace, niba warayumvishe nabivuzemo. Ubwo rero
biriya bintu buno buntu bugezweho ngo ni ubupuranka ngo ubona ko ari ibintu by'ubusambanyi gusa, amatitire ngira ngo ugende ubona ni ibintu by'ubuvu, ni ibintu uba usanga birimo kwamamaza, ni ukuvuga ngo babujije filime porunogarafique, harya mbivuze ngo igira filime porunogarafique, barazibabujije buriya, YouTube ntabwo ibyemera, barabyamaganye kure cyane, ariko ngira ngo n'ibyo bakora ubona ko nta diferanse, nta diferanse, uba usanga n'ubundi ntibabikora ariko barabyamamaza, niyo mpamvu buriya YouTube mu minsi ishe turanabusiba bumwe na bumwe, turazisiba ziriya, sindi mu bashinzwe gusiba ariko icyo nzi cyo ziriya barazisiba, ntabwo isi igikeneye mani biriya bintu, ni ukuvuga ngo isi ikeneye ba bantu babwiriza, ntabwo ari ngombwa, wenda harimo n'abapasiteri wenda baza babeshya bititiza, urumva se, cyangwa se baza bahanura ibitabaho, abahanuzi b'ibinyoma ngira ngo nabo barahari, ariko kubwiriza ntabwo ari ukuvuga ngo hareruya hareruya 600 cyangwa ngo ndakuramutsa mare y'igihumbi, ntabwo ariko kubwiriza abantu ngira ngo ntabwo Imana ikeneye abantu basakuza, ahubwo ngira ngo umuntu aretse nk'ibyaha akajya afasha abantu, cyangwa se mbega ukirinda, y'amategeko abiri se ntituyazi, kubaha Imana no gukunda mugenzi wawe, ngira ngo akubiye muri ya yandi 10, none se biriya bintu ubikurikije hari ikindi waba ubazwa atari ukuvuga ngo watite ngo aleluya amina aleluya inshuro 600 mpaka bwije, ngira ngo wenda si cyo cyangombwa, ariko ngira ngo twakwifata, ubundi ibyaha ni nabyo bidukasira, ni nayo mpamvu ureba isi, niyo mpamvu ureba isi yugarije. twishyize hamwe twakora iki ngo isi igire nziza, umuraperi uretse no kuba ndi umuraperi, wenda si nabyo titire ya danje yatuma isi tuyigira green, ariko twese twagira uruhare kugira ngo isi ibe green man, tuyigire nziza kabisa, ubundi dore ikintu cya mbere kidukasira ni bino bintu by'ibyaha man, utagira ngo hari n'umuntu urabona igicu kitabuditse, igicu kirabuditse, imvura igiye kugwa, imyeyo bagiye gukubura, urabona, none se nibamara kugosora, urabona buri wese niyisuzume, nibagosora urazigara ku ntara cyangwa urahanuka hasi, iyo urimo ugosora imyanda ivamo hagasigara ibizima, nyine buri wese birasaba ngo yisuzume arebe intara arayisigaraho cyangwa arahanuka agwe hasi bajugunye. ndakeka ko numva ko ntago nagutsinda oya kubwira navuga byose rwose byo, oya ngira ngo oya ntago ari ibintu birenze, gusa nyine mba mbabaye, njye ntago buriya ibyishimo aba ari bike, kuko uba ubona ku isi mani ntashaka kuba ari fureshi se ubu tubivuge, biragoye kandi ngira ngo nta byiza dutegereje nk'ibyabanje, ngira ngo nta byiza dutegereje, kuko ntago biri busubire inyuma, ubutaka ntago bube feridire nk'uko bwahoze, ahubwo ngira ngo buragenda bukakara bya danje, ngira ngo muri Rangoma wumvishe ahantu nkubitamo ngo itumba ribaye impeshyi ihindutse umuhindo, imiriro ni myinshi, amazi abaye makeya, ibiryoshye barabyanze, barashaka imishari, impinja muri adoresanse dore nizo zibaye amabije, ku myaka 16 abana bigize amabije, papa nawe ubwe yemeye ubupede, gusambana bibaye bisanzwe, gusambana bibaye nk'aho ari football man turimo gukina, urumva ibyo bintu man, none se ubwo nyine reka dutegereze.